one else. Yeah. No one else. Please. One of the drivers came down here. Yeah, I'll tell them to go ahead. Please. Ego ko hari ibintu hari n'utekereza ufite ukabura ibitotsi oya ukananirwa gusinzira yego nibyo ndi mu bihe byanjye by the way ubu nta kinyarwanda ndi kuvuga by the way I'm doing great after meeting Ashton. DJ Flix, Ashton Hall. Ashton Hall ni umusore mwiza cyane ndetse umusirimu w'umusitari waturutse mu gihugu cya Amerika akaza gukora ubutembere mu bihugu bya Afrika ubwo yatembeye Ghana n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'Ubuhinde ndetse akagera no mu gihugu cy'u Rwanda. Yagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda yishimye cyane ndetse ari kumwe n'uwo bita Kagarara wari wabashije kumusanga mu gihugu cya Ghana maze bakamanukana bakagerana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akayishimira cyane dore ko yakoze ibikorwa byinshi cyane bitandukanye akabikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umusore wakoze ku mitima y'abakobwa benshi ndetse akanamanyura imitima y'abakobwa benshi abandi bakamusarira. DJ Flix ni umukobwa w'umunyarwanda waciye ibintu akabica bigacika kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga aho yagaragaye ari kwihenura avuga ko size ya Ashton Hall ndetse nuko ameze bitamutera ipfa cyangwa se ubusambo ngo ko atabasha kugwa mu rukundo ngo akundane n'uyu musore Ashton Hall. Avuga ko ndetse n'abantu batenga Ashton Hall batajya bamukorera atajya bakunda na gato. Nyuma yaho gato yongeye kugaragara kuri kamera yasaze yasizoye arimo yiyegereza Ashton Hall ubona ko yasanyutse cyase yishimye birengeje urwe ukwemera ndetse anagaragaza ibyiyumviro bye bidasanzwe yerekana ko ari gukunda Ashton Hall. Ibi byatangaje benshi. Ngira ngo niba watangiranye nanjye wabonye video yatangiye igaragaza uyu mukobwa ari kuvuga ko size ya Ashton Hall cyangwa se imiterere ye atayikunda. Nyuma yaho akongera kugaragara muri video arimo agaragaza urukundo rudasanzwe asa n'uri kwitega cyangwa se kugerageza kuba yakurura Ashton Hall. Muri aka kanya yongeye kuvuga yuko ngo mw'iyi minsi atari kubasha guhumeka neza ngo ari mu byishimo bidasanzwe bitabaho mu buzima atigeze abona. Abivugira imbere ya kamera nanone. Ibi ngibi Irene akibibona yahise amuhamagaza kuri TV ye ikorera kuri YouTube channel yitwa Me ahita amubaza uko byagenze dore ko na mbere ari we wari waramuhaye ikiganiro ubwo yavugaga ko ngo atakundana na Ashton Hall. Abivugira imbere ya kamera ya Irene nyuma yaho nanone arongera nanone abivugira imbere ya kamera ya Irene ko akunda uwo musore ndetse byo gupfa. Nyuma yo kuvuga ko ngo Ashton Hall afite ikibiri gikomeye batakundana nyuma yaho yagarutse ari kuregreta ndetse afite n'agahinda avuga ati mbega wa musore navugaga ko afite ikibiri gikomeye ukuntu afite akabiri koroshye soft body ikorera abakobwa nk'ibisanzwe nuko abenshi batabimenya. Uyu DJ Flix ni umukobwa rwose ukunze kuvuga ashize amanga ku mbuga nkoranyambaga ndetse yita akakishyira hejuru akagaragaza uburyo ki adakunze kugenda mu mahungu ndetse nta rukundo akunze kugira ngo abudugirane n'abandi batipe. Gusa ku bijyanye na Ashton Hall aravuga ko Ashton Hall ari we mwuka we wa nyuma humeka. Ese ibi abantu bamubonye murabifata mute? Ese abakobwa bose niko bameze batinya kuvuga ko buriya koko badukunda kabone nubwo yaba ari imbere ya kamera ntibabivuga? Mujye muri comment mutubwire. Mwari kumwe na Rukundo Alex Mateka mbagejejeho video ngufi kubwo kugira ngo tubashe kwikomereza twe gutinza ibintu kandi tujye dukora nk'abazungu nk'abasirimu. Mr Mateka, Alex Mateka, unyita uko ushaka hada kuri Mateka TV. Ninjye namwe ndabakunda cyane. Love you so much.